ziri mu mbwirwaruhame za mbere zikomeye zakurugutuye amatwi ya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Nyakuba Perezida, reka mbasabe ibikorwa bifatika. Ndakeka ko mubizi. Ikigo cy'Abafaransa gishinzwe iterambere AFD kigiye kuzuza imyaka 80 n'amahirwe yo guhindura ibintu. Mwatangira muhindura izina ryacyo ndetse n'uburyo gikora. Twakomeje kubivuga kenshi. Turashaka ubufatanye busobanutse kandi bushingiye ku mucyo. Ubufatanye aho natwe dufite ijambo, aho natwe twatanga ibitekerezo byacu, aho natwe twatanga ubushobozi bwacu n'umutungo wacu mu biganiro. Ariko ibyo ntabwo biduca intege. Iyo twe twiyemeje kwirwana no kurinda ibihugu byacu, bamwe batwita imitwe yitwara gisirikare. Ariko ikibazo nyamukuru si ikibazo gikomeye ni ukubona bamwe mu bayobozi ba Afurika badashyikira abaturage babo bari mu rugamba, ahubwo bagasubiramo amagambo y'ibihugu by'ibihangange badushinja kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ese n'ubuhe burenganzira bwa muntu bavuga? Nyakubahwa Perezida, ndashaka kubibutsa ko ibibazo biri mu karere ka Sahel uyu munsi ari ingaruka z'ibyabereye muri Libya. Ubwo habaga icyo gikorwa cya gisirikare muri Libya, mwirengagije umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyo mvuze mwe sindimo kuvuga umuntu wanyu bwite, ahubwo ndavuga umwanya n'inshingano mufite nk'umukuru w'igihugu. Mukunda kuvuga muti turi muri Mali kugira ngo dufashe Mali. Mu myaka myinshi itambutse, umubano hagati ya Afurika n'ibihugu by'i Burayi, by'umwihariko igihugu cy'Ubufaransa, wakomeje kuganirwaho mu buryo butandukanye. Hari ababonamo ubufatanye bwafasha Afurika mu nzego zinyuranye, ariko hari abandi babonamo amateka y'ubusumbane, kwivanga mu miyoborere y'ibihugu bya Afurika, ndetse n'uburyo Afurika yakomeje gufatwa nk'umugabane utegereje gutabarwa aho kumufatanya ibikorwa ungana n'abandi. Mu mwaka w'2021, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yateguye inama yabereye i Montpellier mu Bufaransa. Ni inama yahuje urubyiruko rwa Afurika, abahagarariye sosiyete sivile n'abanyabwenge batandukanye. Intego yari gutanga umwanya ku banyafurika kugira ngo bavuge icyo batekereza ku mubano uri hagati ya Afurika n'Ubufaransa, nta rwitwazo, nta bwoba, nta magambo yo kuzenguruka ibibazo, ndetse nta no guca inyuma. Muri iyi nama havugiyemo imbwirwaruhame n'ibiganiro byagize ingaruka zikomeye ku mitekerereze ya benshi. Amajwi y'urubyiruko rwa Afurika yumvikanye mu buryo butari busanzwe. Ntabwo basabye impuhwe, ntabwo basabye imfashanyo, ahubwo basabye icyubahiro, kubahana ndetse no kubaka umubano ushingiye ku nyungu rusange no ku bwisanzure bwa buri ruhande. Imbwirwaruhame ya Raymond Erda Kwame yagaragaje ikibazo cy'imvugo Afurika imaze igihe yumva ikoreshwa iyo bayivugagaho. Yamaganye amagambo nk'imfashanyo y'iterambere, avuga ko imfashanyo ishyira Afurika mu mwanya wo guhora isaba aho kuyifasha kwigira. Yanashimangiye yuko Afurika ifite ubwenge, ubushobozi ndetse n'umutungo bihagije byo kwiyubaka. Anavuga yuko iki ikeneye atari ukubwirwa icyo gukora, ahubwo ari ubufatanye buboneye kandi buboneye impande zombi. Mfite byinshi nshaka kuvuga, ariko mbere ya byose reka mbanze ntange indamutso zisanzwe. Nyakubahwa Perezida, batumirwa b'Abafaransa, Abanyafurika, inshuti zacu, bagore namwe bagabo n'amadamu na bagenzi banjye, ndetse n'abadukurikiye binyuze mu bitangazamakuru kugira ngo bakurikirane iki kiganiro kitaziguye kandi kitagira ibyo gihisha. Muraho neza? Nitwa Raymond Erda Kwame. Ndi umunyafurika, ndi umunyaburkina Faso, ndi umuntu w'inyangamugayo. Ntabwo ari ngombwa kubabwira ibyo ngiye kuvuga bishingiye ku kuri, ku bwitange bwo kuvuga uko ibintu biri no kuvugisha ukuri nta guca ku ruhande. Nyakubahwa Perezida, icyo nshaka kuvuga gishingiye ku miterere n'imyumvire myinshi ikomeje gukwirakwizwa ku byerekeye Afurika. Niba koko dushaka kuganira kuri iyo myumvire itariyo kandi idahuye n'ukuri ku bw'ibyo abaturage bacu babamo, tugomba no kuvuga ku mvugo zishaje, zidakwiriye kandi zisuzugura, zigikomeje kugaragara mu mbwirwaruhame zanyu no mu mvugo y'inzego muyobora. Igihe muvuga Afurika cyangwa mushaka inkunga zo gufasha Afurika,
mu magambo akunze gukoreshwa hari rimwe rimbabaza cyane kandi rikomeje kuntera ikibazo, ijambo imfashanyo y'iterambere. Nyakubahwa Perezida, imfashanyo itageze umuntu atakikeneye, imfashanyo ituma umuntu ahora ayishingikirijeho nk'uko Thomas Sankara yabivuze, igomba kwangwa kuko ubwoko bw'imfashanyo nk'ubwo bugira abantu abacakara. Bituma abaturage batabasha kwigira no kwikemura ibibazo bakoresheje ubushobozi bwabo bwite kandi bafite ubwo bushobozi. Mu by'ukuri buri muntu wese afite ubushobozi bwo kwiteza imbere aho yaba akomoka hose. Ndashaka no kwibutsa amagambo ya nyakwigendera Joseph Kizerbo, umwe mu bahanga bakomeye muri Afurika. Ndakeka mumuzi neza, Nyakubahwa Perezida, kuko musoma cyane. Yaragize ati, abandi ntibaguteza imbere, abantu biteza imbere ubwabo. Niba rero umuntu adashobora guteza undi imbere, ntashobora kumufasha kwiteza imbere. Hashize hafi imyaka 100 bavuga ibyo bita imfashanyo y'iterambere muri Afurika, ariko ntibyatanze umusaruro. Mumenye neza ko Afurika iziteza imbere ubwayo binyuze mu bushobozi bw'abaturage bayo, ubw'abari mu mahanga bakomoka muri Afurika ndetse no mu mikoranire n'ibindi bihugu byo ku isi. Ariko iyo mikoranire igomba kuba myiza, iboneye, isobanutse kandi yubakiye ku kubahana. Ndabisubiramo, igomba kuba isobanutse, inyuze mu mucyo kandi yubaka impande zombi. Muri Afurika hari abantu bafite ubwenge, hari abashoramari, hari abahanga, hari udushya twinshi dukorwa n'Abanyafurika. Niba umubano mutwifuzaho utubakiye ku bufatanye nyabwo no kubaka ibintu hamwe, ntituwukeneye. Igihe kirageze ngo amagambo nk'aya ahagarare. Tukiza Afurika, dufashe guteza imbere Afurika. Hari abakene benshi muri Afurika. Ibyo byararangiye, Nyakubahwa Perezida. Niba tugomba gukomeza kubona no gukorana, kandi koko ni ngombwa, bizashyira ku bwishingizi no kubahana hagati impande zombi. Nyakubahwa Perezida, mwifuje ko inama ibitandukanye n'izabanje. Mwatumyemo sosiyete sivile, muzi neza icyo ishoboye, ari ukuvuga ikitekereza. Mwe muri Perezida mufite ubushobozi bwo gufata ibyemezo, bityo rero buri wese akwiye gufata inshingano ze muri iyi nama. Nyakubahwa Perezida, reka mbasabe ibikorwa bifatika. Ndakeka ko mubizi, ikigo cy'Abafaransa gishinzwe iterambere AFD kigiye kuzuza imyaka 80. N'amahirwe yo guhindura ibintu. Mwatangira muhindura izina ryacyo ndetse n'uburyo gikora. Twakomeje kubivuga kenshi. Turashaka ubufatanye busobanutse kandi bushingiye ku mucyo. Ubufatanye aho natwe dufite ijambo, aho natwe twatanga ibitekerezo byacu, aho natwe twatanga ubushobozi bwacu n'umutungo wacu mu biganiro. Ndangiza kuko nkunda kuganira namwe, Nyakubahwa Perezida. Des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir. Ariko mbere kurangiza nimutekereze kuri urugero. Niba umubano hagati y'Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika wari inkono yo gutekeramo, iyo nkono iranduye cyane. Yandujwe no kutemera neza amakosa yakozwe mu mateka. Yandujwe na ruswa. Yandujwe no kutagira umucyo, yandujwe n'amagambo asuzugura abandi. Mu by'ukuri iranduye cyane. Ndabatumira kwisukura binyuze mu bikorwa bifatika. Natangiye gutanga ibitekerezo byafasha, mutangire mu bikore, natwe tuzakora ibyacu. Ariko nimutayisukura, nimukomeza gushaka gutekeramo muri iyo nkono yanduye, nge ntabwo nzabirya, natwe ntituzarya. Afurika ntizongera kurira muri iyo nkono. Ibiryo bizaba biteguye, ariko muzaba mwicaye mwenyine ku meza.
mugerageze kurya mutabikunze. Umunyabwenge yumva igitekerezo hakiri kare. Hari imbwirwaruhame rutura yavuzwe na Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, ubwo yari mu nama yahuje Afurika n'Uburusiya, inama abereye i St Petersburg mu mwaka wa 2023. Mu magambo akarishye kandi yuzuyemo ubutumwa bwa politiki, Kapiteni Ibrahim Traoré yabajije ikibazo kibazwa n'abanyafurika benshi: ni gute umugabane ufite ubutunzi bwinshi kurusha indi migabane ukomeza kuba umwe mu gikennye cyane kurusha indi? Ni gute Afurika ifite ubutaka burumbuka, amazi menshi, amabuye y'agaciro n'urubyiruko rwinshi, ariko abaturage bayo bagakomeza guhunga ubukene n'inzara? Kapiteni Ibrahim Traoré yanenze abayobozi ba Afurika n'imbaraga z'amahanga, akavuga yuko igihe kigeze ngo Afurika ihagarare ku birenge byayo, yihaze mu biribwa, yirwaneho kandi yifatira ibyemezo itabitegetswe n'abandi. Camarade Président Vladimir Putin, umuvandimwe Vladimir Putin, bayobozi b'ibihugu bya Afurika, abayobozi n'intumwa zitandukanye muri aho. Ni iby'agaciro kuri njye kuba mbonye umwanya wo kuvugira hano muri iki gitondo no kubagezaho indamutso z'ubuvandimwe ziturutse ku baturage b'ibihugu binyamuryango. Umugenzi Perezida Vladimir Putin, ba perezida b'ibihugu bya Afurika, abayobozi b'intumwa zitandukanye muri aho. Ni iby'agaciro kuri njye kuba mbonye umwanya wo kuvugira hano muri iki gitondo no kubagezaho indamutso z'ubuvandimwe ziturutse ku baturage b'igihugu cy'abanyamurava Burkina Faso. Mbere na mbere ndashimira Imana ishobora byose yaduhaye amahirwe yo guteranira hano turi bazima kandi dufite amagara mazima kugira ngo tuganire ku hazaza h'imibereho myiza y'abaturage bacu. Mbere yo gukomeza, ndasaba imbabazi abakuru niba hari amagambo yanjye ashobora kubabangamira. Umuco nyafurika untegeka kubaha abakuru no kubasaba imbabazi z'imbere yo kuvuga ibishobora kutabanezeza. Bagenzi banjye, mfite ibibazo byinshi bituruka ku rubyiruko rwo mu gisekuru cyanjye, ibibazo byinshi twibaza ariko tutabona ibisubizo. Kuba turi hano biduha amahirwe yo kuganira twisanzuye nk'umuryango umwe, kuko Uburusiya na Afurika bifitanye isano ikomeye. Turasa mu mateka. Uburusiya bwatanze ibitambo bikomeye mu kurwanya no gutsinda abanazi mu ntambara kabiri y'isi. N'abakurambere bacu bo muri Afurika bajyanwe ku bwato kugira ngo bafashe Uburayi muri urwo rugamba. Duhuriye kandi ku kuba turi mu bihugu akenshi byirengagizwa mu mateka yandikwa muri filime n'inyandiko z'amateka. Akenshi uruhare rw'ingenzi Afurika n'Uburusiya byagize mu kurwanya ubunazi ntiruvugwa uko bikwiye. Uyu munsi turi hano kugira ngo ku hazaza h'abaturage bacu, ku isi yigenga twifuza no ku isi itarangwamo kwivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu byacu. Dufite icyerekezo kimwe kandi nizeye ko inama izadufasha kubaka umubano mwiza uzatuma abaturage bacu bagira ejo heza. Ikibazo gikomeye urubyiruko rwacu rwibaza ni iki: ni gute Afurika ifite ubutunzi bwinshi, ubutaka bwiza, amazi menshi n'izuba ryinshi, ariko ikaba ariyo migabane ikennye kurusha indi? Ni gute Afurika ikomeza kugira inzara kandi abayobozi bayo bakajya hirya no hino ku isi basabiriza inkunga? Ibi ni ibibazo bikomeye twibaza, ariko kugeza ubu tutarabonera ibisubizo byabyo. Uyu munsi dufite amahirwe yo kubaka ubufatanye bushya kandi twizeye yuko buzafasha abaturage bacu kugira ejo hazaza heza. Urubyiruko rwacu runsabye kandi kubabwira ko kubera ubukene benshi muri rwo bahatirwa kwambuka inyanja bajya gushaka ubuzima mu Burayi, ndetse benshi bakahasiga ubuzima. Ariko twifuza ko mu gihe kiri imbere bitazongera kujya gushakira imibereho ahandi, ahubwo bazayisanga iwabo imbere y'ingoro z'ubuyobozi bw'ibihugu byabo. Ku birebana na Burkina Faso, tumaze imyaka irenga 8 duhanganye n'ubukoloni bushya n'igitugu cy'amahanga bifata isura y'iterabwoba rikabije.
abatubahirije abatubanjirije batwigishije ko umugaragu utabasha kwigobotora no kurwanya akarengane atagomba kugirirwa impuhwe. Twebwe ntidusaba impuhwe. Abaturage ba Burkina Faso bahisemo kurwana kugira ngo batsinde iterabwoba kandi bongere kubaka igihugu cyabo. Muri uru rugamba abaturage benshi b'intwari bafashe intwari kugira ngo barwanye iterabwoba. Twabise abakorerabushake mu kurinda igihugu VDP. Biratangaje kubona bamwe bo mu bihugu bikomeye babita imitwe itwara gisirikare itemewe cyangwa andi mazina mabi. Ibi birababaje kuko abaturage bo mu Burayi bafashe intwaro barwanira igihugu cyabo babita intwari n'abakunzi b'igihugu. Abakurambere bacu bajyanwe ku gahato gufasha Uburayi, ntabwo byari ku bushake bwabo. Nyuma yaho ubwo basabaga uburenganzira bwabo bw'ibanze, bamwe muri bo biciwe i Tiaroye muri Senegal. Ariko ibyo ntabwo biduca intege. Iyo twe twiyemeje kwirwanaho no kurinda ibihugu byacu, bamwe batwita imitwe yitwara gisirikare. Ariko ikibazo nyamukuru si ikibazo gikomeye ni ukubona bamwe mu bayobozi ba Afurika badashyigikira abaturage babo bari mu rugamba, ahubwo bagasubiramo amagambo y'ibihugu by'ibihangange badushinja kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ese n'ubuhe burenganzira bwa muntu bavuga? Turabyanga kandi tubifata nk'ikintu giteye isoni. Birakwiye ko abayobozi ba Afurika bareka kwitwara nk'ibipupe bigenzurwa n'abandi bikagenda uko babitegetse. Ejo Perezida Vladimir Putin yatangaje ko Uburusiya buzohereza ibinyampeke muri Afurika. Turabishimira kandi turabimushimira, ariko kandi n'ubutumwa kuri twa abayobozi ba Afurika. Mu nama itaha nimwagombye kuza tutarageza abaturage bacu ku rwego rwo kwihaza mu biribwa. Tugomba kugira ibihugu byabigezeho, tugakomeza kubaka umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu ndetse n'Uburusiya kugira ngo dushobore guhaza abaturage bacu. Sinshaka kurenza igihe nahawe, ariko ndangiza nshimira abaturage bacu bakomeje kwitanga no kurwanira imibereho myiza n'ubwigenge bwabo. Icyubahiro ku baturage bacu, agaciro ku baturage bacu, insinzi ku baturage bacu. Igihugu cyangwa urupfu, tuzatsinda. Ku rundi ruhande hari ikindi kiganiro gikomeye cyabaye hagati ya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umwe mu rubyiruko rwa Afurika, cyagarutse ku kibazo cy'umutekano muri Sahel, uruhare rw'Ubufaransa muri Mali n'ingaruka z'igitero cya gisirikare cyabaye muri Libya mu mwaka w'2011. N'umwari n'umutegarugori wabajije nta kurya iminwa ibibazo byugarije Sahel bidashobora gusobanurwa hatitawe ku mateka y'ibyabaye muri Libya. Ananenga imvugo ivuga yuko Afurika ifashwa n'Uburayi. Yanashimangiye yuko ikibazo cy'iterabwoba ari ikibazo gihuriweho kandi gisaba ubufatanye, atari umubano ushingiye ku gutanga ndetse no kwakira. Nyakubahwa Perezida, ndashaka kubibutsa ko ibibazo biri mu karere ka Sahel uyu munsi ari ingaruka z'ibyabereye muri Libya. Ubwo habaga icyo gikorwa cya gisirikare muri Libya, mwirengagije umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyo mvuze mwe sindimo kuvuga umuntu wanyu bwite, ahubwo ndavuga umwanya n'inshingano mufite nk'umukuru w'igihugu. Mukunda kuvuga muti turi muri Mali kugira ngo dufashe Mali, ariko nanjye ndashaka kubabwira ko iyo bitaba Abanyafurika, Ubufaransa bw'uyu munsi bushobora kuba butariho. Dufitanye amateka ahuza impande zombi, duhuriye ku mateka, duhuriye ku bibazo, duhuriye ku mutekano. Mureke rero kuvuga ko mwaje kudufasha gusa. Iterabwoba ntiryari muri Mali cyangwa Afurika yonyine, namwe ribageraho. Ntimugakomeze kutwereka nk'abantu bahora ari abahotewe bakeneye gutabarwa. Oya, ntabwo ndi kubashinja cyangwa kubagerekaho amakosa. Ndagerageza ahubwo kubaka ibiganiro byubakiye ku bwubahane no kukuba buri ruhande rwumva urundi. Ntabwo twagiye muri Mali mu mwaka wa 2013 kubera inyungu zacu gusa. Ibyo ni ukuri. Ku bijyanye na Libya, nabivuze inshuro nyinshi nkiri Perezida. Nemera ibyo muvuze. Muri Libya ntitwubahirije ubusugire bw'abaturage n'igihugu cyabo.
yabo. Iryo ryari ikosa. Murakoze kubyemera. Niba mubyemera mugomba no kwemera ibiri kuba muri Sahel uyu munsi ko ari ingaruka z'iryo kosa. Bityo rero muri Sahel muri kugerageza gukosora amakosa mwakoze muri Libya, ariko mu gihe mukosora ayo makosa hari n'andi makosa mushobora kuba muri gukora. Ndashaka kubibutsa ko kwinjira ku gisirikare kw'amahanga bitigeze bikemura ikibazo kirambye. Reba ibyo muri Libya uyu munsi, reba Afghanistan uko imeze. Ni nayo mpamvu nifuza ko igihugu cyanjye cyageraho Libya, yageze. Mufate inshingano zanyu kandi cyane cyane mureke kuvuga ko muri hano kugira ngo mudufashe. Oya, ntabwo muri hano mudufasha. Duhanganye n'umwanzi umwe kandi tugomba kurwana turi kumwe. Ikindi amagambo amaze iminsi avugwa hagati yanyu n'abayobozi ba Mali ateye isoni, kubera ko mufite umwanzi umwe kandi uwo mwanzi agenda arushaho gukomera. Nimubwire abo bireba bahagarika ayo makimbirane. Mureke iyo mvuga isa n'iy'umubyeyi ubwira umwana icyo akora. Mureke kuvuga muti tuzabafasha. Ntabwo dukeneye gufasha, dukeneye ubufatanye. Dukeneye ubufatanye bungana, duhuje amateka, duhujwe n'ibibazo ndetse n'imbogamizi duhura nazo. Ndemeranya nawe 100% n'ibyo muvuze, ariko ntabwo mushobora kumbwira ko tugomba kugira ibiganiro bingana kandi byubakiye ku bwubahane hanyuma mukirengagiza amagambo atarakwiye yavuzwe n'abantu bafite uburenganzira cyangwa ububasha bwo kuyavuga. Hari amagambo yavuzwe atarakwiye. Nanjye mfite uburenganzira bwo kuvuga ukuri kwanjye. Ntimugafate buri jambo mvuze nkaho ari ukwitwara nk'umubyeyi uvuga ku mwana. Siko biri. Ndi kuvuga uko mbibona mu kuri no mu bwizerane. Nkuko namwe muvugisha ukuri, nanjye mfite uburenganzira bwo kubikora. Ibyo ntabwo ari paternalisme, ni ukuri n'ubunyangamugayo. Nyakubahwa Perezida, ndabumva. Icyo nshaka gusa kubabwira ni ukuvuga ukuri bidakuraho ikinyabupfura cyangwa kubahana. Nanjye mbona turi kuganira twubahana. Ndakubaha nk'uko namwe mu nyubaho. Ndabyemera rwose. Nkunda kuba uvugisha ukuri, ariko ukuri kugomba guherekezwa no kubahana. Ntekereza ko twese turi kubikora muri iki kiganiro. Turimo gutanga urugero rw'uko umuntu ashobora kuvuga uko atekereza nta kurakara cyangwa se guhangana. Nta kwitwara nk'uri hejuru y'abandi, nta bwumvikane buke. Hari ukuri kandi nta ngingo iziririjwe kuganirwaho. Ku byo muvuze kuri Saheli nibyo rwose. Nanjye sinemera ko igisubizo cyose gishingira ku gisirikare, ahubwo nemera ko igisirikare cyonyine kidahagije. Ikibazo gihari ubu ngubu ni uko hari ubuyobozi bw'inzibacyuho muri Mali budakora ibikwiye kugira ngo igihugu gisubire ku murongo. Hari amasezerano n'inshingano buri ruhande rwagombaga kubahiriza. Twebwe turi muri ako karere ku mpamvu z'umutekano, ariko kuva 2017 twashyizeho ihuriro mpuzamahanga rishyigikira iterambere rya Sahel rifitanye na Banki y'Isi, Ubudage n'ibindi bihugu byinshi. Intego ni ugushora imari mu iterambere, gufasha inzego za leta no kongera gukorana neza. Buri ruhande rugomba gukora uruhare rwarwo. Iyo ibyo bikorwa byihuse, natwe turushaho kugabanya cyangwa se gukura ingabo zacu muri ako karere, kuko nanjye nemera yuko nta na rimwe igisirikare gisimbura leta na rimwe. Kandi ndabivuga mbareba mu maso. Sinigeze nohereza ingabo z'Ubufaransa kugira ngo zisimbure ubutegetsi bw'igihugu kigenga cyangwa se zirurwanye. Ibyabaye muri Afghanistan cyangwa se muri Libya bitandukanye cyane n'ibiri gukorwa muri Sahel. Izi mbwirwaruhame zombi zifite icyo zihuriyeho gikomeye. Zigaragaza Afurika nshya iri gusaba kuvugira mu izina ryayo. Afurika itifuza gusobanurirwa amateka yayo n'abandi. Afurika itifuza guhora igaragazwa nk'umugabane w'ibibazo gusa. Afurika ishaka kwitabira ibiganiro mpuzamahanga nk'umufatanyabikorwa ufite ijambo rikomeye, ubushobozi n'uruhare mu kubaka ejo hazaza h'isi. Nubwo izi mbwirwaruhame zose zavugiwe ahantu hatandukanye kandi n'abantu batandukanye, zose zihuriye ku butumwa bumwe bukomeye. Afurika irashaka gusubirana ijambo ryayo. Ntabwo Afurika ikeneye impuhwe, ahubwo ikeneye icyubahiro. Ntabwo Afurika ikeneye kugenerwa ejo hazaza n'abandi, ahubwo ikeneye kuhiyubakira. Ntabwo Afurika ishaka umubano ushingiye ku mateka y'ubusumbane, ahubwo ishaka ubufatanye bungana.